baje kubasuhuza bashimira ko mwitabiriye ubutumire. Nifuzaga yuko mbere yuko dutangira kubera ko hari za registrement zirimo zikorwa amajese mutwaya kupa noneho ibyuma bigafata amajwi neza. Umunsi uyu mugoroba wateguwe n'igihe.com, nkeka yuko mwese musoma kandi nabibashimire. Ikimenyimenyi nuko mwaje kwitabira ubutumire kuko niho bwacishijwe, none mwaje biratwereka yuko mudufitiye icyizere. Igihe.com rero mu nshingano zacu turifuza yuko amakuru cyane cyane yo mu Rwanda n'ay'abanyarwanda baba mu mahanga yajya agera kuba agomba kugeraho abanyarwanda bo mu gihugu, b'abanyarwanda bari muri Rwanda rugari, mu bindi bihugu. Twifuza yuko ayo makuru yabageraho vuba kandi neza. Ni muri urwo rwego rero mu minsi ishize twakurikiranye ingendo za bamwe mu banyarwanda bari hano, bamwe twicaranye n'abandi bari muri sale, tuzibagezaho mu makuru magufi, ariko twaricaye dusanga ari byiza yuko noneho twabegera tukaganira nabo tukamenya icyo izo ngendo iyo porogaramu yari igamije. Urwo rugendo barwise ngwino urebe, mu cyongereza ni come and see, yuva mwese uko muri hano muyizi mwarayumvise. Ibintu byavugiwemo, byaberewemo, ingendo zakozwe, ni ngombwa ko abantu babimenya. Niba abantu bakoze ibintu abanyarwanda bigakorerwa mu gihugu, bigomba kumenyekana kugira ngo bigire akamaro byari bigamije. Ni muri urwo rwego rero nashimiye kuba mwaje kumva kino kiganiro ngiye kuyobora nk'umunyamakuru w'igihe.com. Ubwo uko ikiganiro kiza kugenda, ikigenderewe ni uguha umwanya abagiye muri urwo rugendo rwa ngwino urebe, umwanya wo gutanga ubuhamya bw'ibyo babonye n'amaso, buri wese akavuga akagira icyo abivugaho ku buryo busesuye nta gahato. Buri wese aravuga uko abyumva, uko abishaka. Nyuma yo gutanga ubuhamya ndibuze kubaza ibibazo nkurikije ubuhamya bwatanzwe n'ibibazo nateguye. Ariko mbere y'uko dutangira, abo turi kumwe hano bakaduha ubuhamya turabibwira. Mbere yo kubibwira nagira ngo mbabwire ko no muri sale hari bamwe muri abo banyarwanda bagiye muri ngwino urebe, nabo bari buze gutanga ubuhamya nk'uko namwe muri sale muza no kubabaza ibibazo. Ntabwo rero kuba twicaye hano imbere ari twebwe tuza gukora ikiganiro gusa, ni twese ababyifuza kandi byarushaho kuba byiza. Nihereho rero ngiye kubibwira. Nitwa Karirima Ngarambe Aimable, aba ari jyewe wateguye kino kiganiro mfashijwe n'igihe.com nkorera. Ubwo ndumva nta kintu nabibwira ari ibyo. Reka mpere iburyo bwanjye cyangwa ibumoso, ariko wahera ku gitsina nkorera. Niko ikinyabupfura kibigenza. Ushobora gufata mikoro. Baje kubasuhuza mwese, murakoze Monsieur Karirima Ngarambe ku ijambo. Nitwa Uwimbabazi Sandrine, abantuye hano mu Bubiligi bose. Ushobora noneho mushobora gukomeza iburyo bwanyu. Ngewe nitwa Kajamundimwa Robert,
nkaba ntuye hano mu Bubiligi, nkaba narasubiye mu Rwanda nyuma y'imyaka 17. Nitwa Maurice Uwambonera, nkaba mba hano mu Bubiligi ndikorera. Igihe nitwa Alphonse Maniranyegimana, naye mba hano mu Bubiligi, anayoza imyaka 17 najya mu gihugu cyanjye. Nitwa Mbarushimana Eugene, mba hano i Buruseli, naye nari maze imyaka 17 naye najya mu Rwanda. Murakoze kutwibwira. Ubu noneho nagira ngo mbonereho ikiganiro kitangire, batangire batuhe ubuhamya, nyuma dukomeze mu bibazo. Reka mbere kuri Maurice nagira ngo usabe uduhe ubuhamya bwawe ku rugendo wagize muri Ngwino Urebe ubwo uherukayo. Ufite umwanya usesuye, nta gitega, tubwire uko byagenze muri make cyangwa se mu buryo burambuye. Murakoze. Murakoze Monsieur Karirima. Banje gushimira ubuyobozi bwa igihe.com bwateguye kino kiganiro buhagarariwe na Monsieur Karirima. Nkanabashimira namwe mwese kuba mwaje muri iki kiganiro kugira ngo mwumve ubuhamya bw'abantu baherutse mu Rwanda, kabandi bari bamaze igihe kinini batagerayo. Njye ahanini ndavuga kuri uru rugendo rwa Kamenzi, kubera ko njyewe ntabwo nari maze imyaka 17, kuko ngiye bwa mbere namenye iyi gahunda muri 2004 ubwo nayimenye. Icyo gihe ikaba yari gahunda leta y'u Rwanda yatumiragamo abanyarwanda baba hanze kugira ngo baze gufatanya n'abanyarwanda bari mu gihugu, aho abayobozi b'igihugu bahereye ku nzego zo hasi bahura na Perezida wa Repubulika kugira ngo bajye inama ku iterambere ry'igihugu, bakiga ibigenda n'ibitagenda bakabikosora, bityo bagatumiramo n'abanyarwanda. Ni muri urwo rwego nanjye bantumiyemo muri uwo mwaka wa 2004. Ni byiza kubera ko batibagirwa abanyarwanda bari hanze, bagashaka ko baza gutanga ibitekerezo byabo byubaka igihugu. Noneho muri uyu mwaka ushize mu mpera z'umwaka wa 2010 nibwo noneho iyi gahunda urebye ya Kamenzi yabaye, ubwo yaje noneho ari gahunda ya Gaheza. Bavuga bati noneho turashaka noneho b'abanyarwanda bamaze igihe kirekire, abanyarwanda bo mu mahanga mu bihugu bitandukanye bamaze igihe kirekire batagera mu gihugu cyabo, kugira ngo nabo baze barebe ibibera mu Rwanda, barebe u Rwanda aho rugeze, barebe aho ruvuye, barebe n'aho rugana nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Noneho abenshi muri aba bari hano ni muri urwo rwego nabo bagiye mu Rwanda. Iyo gahunda ubundi niyo kwereka abanyarwanda baba mu mahanga ko nta uhezwa mu gihugu cye, ko buri munyarwanda afite uburenganzira bwo kujya mu gihugu cye, kandi afite ariko usibye no kugira uburenganzira gusa, ko umunyarwanda ubundi aho ari hose yagombye kugira n'inshingano yo kugira ngo agire uruhare mu kubana n'abantu neza, kubana n'abanyarwanda, kandi bikaba byatuma iyo abantu babanye neza bagira amahoro, bityo n'igihugu kikagira ubusugire. Iyi gahunda hari ibikunze kuyivugwaho byinshi. Harimo abantu bavuga bati iyi gahunda umuntu agiye ku ngufu,
kuri njye ntabwo iyi gahunda kuva natangira kuyijyamo nta muntu wigeze ajyanamo ku ngufu. Ubwo bagenzi banjye bari buze gutanga ubuhamya bari bubivuge nabo, bashobora kuba hari uba bajyanye ku ngufu bari buze kuza kubivuga, ariko njye uko mbizi ntawe bahatira kujyayo, nta n'uwo bagura. Aravuga ngo umuntu baramuguze bamuhaye amafaranga kugira ngo ajyeyo. nagira ngo ngufashe, ntabwo mu buhamya uvuge ubwawe ntuvuge muri rusange, buri wese arivugira ibye. Urakoze Monsieur Karirima. Impamvu ubwo nari mvuze gutyo nuko tujya tuganira rimwe na rimwe n'abo bantu bajyayo, tujya tuganira, ariko ubwo ndakomeza noneho nivuge ku giti cyanjye. Ku giti cyanjye rero nagiyeyo nta wambuze, nagiyeyo ku bushake, nagiyeyo kandi numva mbishaka pe, njyewe bivuye ku mutima. Kuko hari akantu nigeze kuganira n'umuntu w'umugabo, arambwira ati aterega burya ati nusenga Imana iyo ushobora kuyisenga uvuga uti Mana wazambabariye rwose nanjye nkagera mu gihugu cyanjye. Imana irakumva iyo bivuga, ariko ntabwo ari Imana, ntabwo yari izaguterura ngo ikujyane, nawe ugomba gutera intambwe. Ukavuga uti reka ntere intambwe wa mugani, negere Abanyarwanda, negere abantu bajya mu gihugu cyanjye, mbegere numve ibintu uko bimeze, numve bishoboka ko ibintu ndi gusaba Imana, numve nanjye niba bishobora kumbaho. Ubwo rero kuri njye nuko byangendekeye, nkaba numva ntabwo ndi buvuge byinshi kubera ko abatanga ubuhamya ni benshi cyane. Ndasaba abantu bashobora kuba, hari abantu bashobora kuba bari hano muri sale nabo bafite ikibazo cyo kuba batera nk'iyo ntambwe, nabagira inama ko u Rwanda ni rwiza, u Rwanda ruragendwa, kandi u Rwanda rukeneye Abanyarwanda kugira ngo twese dutange umusanzu mu kubaka igihugu cyacu. Murakoze. Sandrine. Murakoze kumpa ijambo Monsieur Karirima. Njyewe naherukaga mu Rwanda imyaka 16 1995. Donc icyo nababwira nuko nagiye mu Rwanda muri Octobre 2011, numiwe mu nama ya Unity Club. Unity Club ni association y'abadamu b'abayobozi bo mu Rwanda, b'abaminisitiri n'abari abaminisitiri mu Rwanda. N'ubwa mbere iyo conference bari bagiye bayikoze batumira abandi bategarugori n'abari b'ama diaspora yo hanze, twari in vingtaine. Icyo nababwira nuko nababwiye hashize igihe kirekire, nagiye ndi mutoya, muri make naradekuje u Rwanda kuko ntabwo narwibukaga. Byaranshimishije cyane, nashoboye kubona amafamiye tutari duherukana, kandi mbona u Rwanda rwubatse, kandi bose bafite abantu bose bafite inshingano imwe, mu kuba intwararumuri mu guhesha agaciro umunyarwanda n'abakozi. Donc igihugu cyubatse, Abanyarwanda bunze ubumwe muri Unity and Reconciliation. Ibyo byose barabirenze, nicyo muri make nabonye. Ntabwo natinzeyo cyane, ariko u Rwanda ruri amahoro, ruragendwa, meze neza. Murakoze. Murakoze kuba mumpaye ijambo. Muri make rero ngewe nkuko natangiye mbivuga, navuye mu Rwanda muri 1994, haba nari maze imyaka irenga 17 ntari nagasubira mu Rwanda. Rero u Rwanda nge ndibaza, ndanatekereza ko, ndanemeza yuko mu bagiye twese ntabandushije kubona byinshi. Ndumva mu babonye byinshi nanjye ndimo, kubera ko twagiye mu nama twagiranaga na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twayigiranye iminsi 2. Noneho iyo nama irangiye, hari izindi gahunda zagombaga gukurikizwa. Izo gahunda rero njyewe nabasabye yuko nakwijyana
bityo nkarushaho kudekuvura ibyo ntarinzi, ibyo numvaga bidashoboka kuri njyewe, ibyo numvaga ko arizo nzitizi zituma abanyarwanda benshi badasubira mu gihugu cyabo. Ubwo rero namajije gusaba yuko njyewe nijyana ku giti cyanjye, bambwira yuko n'undi wese ushaka kwijyana yashobora kugenda. Nuko rero navuye aho bari baducumbikiye, mfata inzira Rwanda, ndumva nararwibukaga, ndagenda ahantu, nageze ahantu henshi, nabonye na byinshi, nabonye n'ibyo na bya bindi navugaga yuko ariyo mpamvu ishobora kubituma abantu benshi batajya mu Rwanda, nabyo narabibonye. Ubwo mushatse ko nabivuga, uretse ko byafata iminsi myinshi kuko nabonye byinshi, ariko nta kibazo, ushaka kubimenya nabimubwira nta kibazo. Ubwo u Rwanda rwose ndumva naragiye ahantu henshi cyane, aho nashaka kugera kugira ngo ndekuvure ibyatumaga ibyo navugaga ko arizo nzitizi zishobora gutuma abanyarwanda badashobora gusubira mu gihugu cyabo. Izo nzitizi rero uko nazitekerezaga, cyangwa se nk'uko abandi bashobora kuzitekereza, nasanze ubwanjye naribeshyaga. Buri wese ashobora kwibeshya, ariko njye ku bwanjye nabonye izo nzitizi ntaziriho, keretse niba hari abandi wenda baba bagitekereza nkanjye, ariko njye ku bwanjye izo nzitizi vraiment nasanze nari naribeshye. Muri make rero nuko urugendo rwanjye rwagenze neza vraiment, ahubwo nkaba nifuza rwose ko binashobotse nazongera nkasubirayo, uretse ko nta kindi navuga kuko byose nari nabibonye vraiment. Wenda nkongera nkareba ubwa kabiri cyangwa n'ubwa gatatu, nzanasubirayo nongere ndebe. Njye ndumva muri makeya, niba ntabatindiye, ari uko urugendo rwanjye rwangendekeye. Niba wenda hari icyo mwakwifuza kumbaza, wenda nagisubiza, ariko muri makeya nuko urugendo rwanjye rwangendekeye, rwagenze neza.